mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. So yummy. Yewe muntu utaragerageza igikoma nk'iki, gerageza niwumva byakubihiye uzambwire ngo Flora Gwiza yarababeshye. Utanywa igikoma wese yakinywa. Noneho niba utanakinywaga ukumva ko harimo iron yongera amaraso, fatirana. Muganga ataraguha imiti, muganga ataragutera amaraso, mana bigeze kumbwira ngo bazantera amaraso ariko narabyanze. Nkomeza ndwana n'ibyo ndya bifite intungamubiri, kuko hari umwana wacu we bamuteye amaraso. Ariko ngewe amaraso kugira ngo bame amaraso y'undi muntu yego byashoboka, ngeze muri emergency ndi hafi gupfa. Ariko mu gihe nyumva ko gikomeye nshobora kugenda gushakisha ibintu nakuramwa amaraso ari naco we batanteye amaraso y'undi muntu, reka nkomeze niyiteho. Nawe rero ndagushishikariza ngo wiyiteho igihe kitararenga. Kandi nawe ufite umwana nukuri haguruka umwonse, shakisha aya ububuro, ushyiremo bit, ugira amaraso, hanyuma n'amashereka ze, kuko amashereka araza akikama ukayoberwa aho avuye. Guys, kera twaburaga amaraso tukayoberwa impamvu, ariko ubu noneho YouTube yaraje, abantu batubwira ibintu wafata kugira ngo ubone amaraso. Gerageza nawe rero, okay? Guys, ndabashimiye cyane ku muntu wese wakurikiye. Nizere ko iyi nkunga mbahaye ibanejeje. Hi guys, how are you doing? Mwiriweho neza, amakuru yanyu, nizere ko aho muri hose amahoro y'Imana bariho, kandi uwo bitagenda neza nukuri nta bihe bihora ari byiza, mwihangane, ejo buzacya ari byiza. Twese ni ibintu by'ibihe bitugeraho bigatambuka, ejo ukababara, ejo ukanezerwa. Ntaho wabihungira, niko isi iteye. Guys, uti Flora Gwiza abazaniye iki? Mbazaniye millet, uburo. Millet, uburo mwese murabuzi. Abantu baturuka mu bihugu bya Afrika iwacu dukunze kubikoresha cyane. Millet ariyo bita uburo ni flour umuntu akoresha ku muntu ukeneye iron, ku muntu ukeneye milk breastfeed. Ibi birawukora umuntu ushaka konsa umwana akabona amashereka menshi cyane. I know some people doesn't like to breastfeed, ariko abanyafrika dushishikarizwa konsa abana. Nanjye nabaye umubyeyi ndabizi, baraguhata bakaguhata ukazava ku kiriri ungana nk'umusozi, ariko umwana niwe ubyungukiramo cyane, kuko ubuzima tuba tubushakira umwana wavutse. Ikindi nacyo ku muntu uba wabyaye, kuko aba yatakaje amaraso menshi, biramufasha. Kandi iki gikoma ntago kibyibushya, kuko kiri zero fat.
gusa biterwa n'ibintu wavanze. Twebwe batuvangiragamo amata ya nido n'ibiki, kandi urabizi ko ari amata uhita ugenda ukaba ingagari. Biterwa rero nuko ubigenza, cyangwa washyiramo amasukari menshi bikakongerera ubunini. Guys, rero nashatse kubazanira iyi ifu y'uburo kugira ngo mbashishikarize ababyeyi mwonsa cyangwa se abafite problem ya iron problem, ariyo ntuza umuntu ufite sinzi ukuntu bayita hano bayita ngo iki, ninza kubyibuka ndababwira, ariko nyine ubwo murabyumva ni iron. Ariko njyewe rero nashatse kongeramo n'iyi bite uti kuki, niba iki gikoma cyongeramo amaraso, noneho iyo ukivanze na bite, guys, amaraso yose watakaje uri ku kiriri, amaraso yose watakaje kuba mama bajya mu kwezi nyine ya period, amaraso yose watakaje igihe uvuye mu gukora operasiyo bagukoreye surgery, ko birashoboka nabyo, amaraso yose watakaje wabyaye neza utakaza amaraso, bagukoreye surgery utakaza amaraso. Rero ni ibintu bikenewe mu buzima. Ejo bundi hari umubyeyi twahuye arambwira ati iki gikoma ugikora gute, bihita bimpereza umwanya wo kuvuga ngo nzagikora namwe murebe ukuntu ngikora. Njyewe ntabwo nonsa, ariko kubera ngira cya kibazo cya low blood, mbese ariyo manke ya iron, njyewe nkunze kukinywa kubera iyo mpamvu, kugira ngo nite ku buzima bwanjye, kugira ngo ubwo rero muri aka kanya ngiye kubategurira icyo gikoma, kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo cya iron, ariyo amaraso makeya, ufite ikibazo cy'uko yabuze amashereka, ufite ikibazo cy'uko yifuza kugira intungamubiri muri we kugira ngo n'umwana we amererwe neza, tugiye kubereka. Icya mbere murabona nabateguriye bite ziri aha, ziri fresh kandi organic. Abatazi aho wazikura muri shop iyo ariyo yose. Bite ni ibintu bizwi ahantu hose hari grocery shopping wabibona. Okay, uraba ufite kano kantu kugira ngo kagufashe gukora igikoma, kuko iki gikoma ugomba kuba hafi kugira ngo kigire intungamubiri. Ntabwo ugomba kuva hafi yacyo, iyo uri kugikora uguma uri iruhande yacyo kugeza kirangiye. Guys, ibyo mbabwira nuko bimeze. Ugomba kuba ufite kano kayungirizo, kuko turaza kuyungurura ino bite, ntabwo dushyiramo n'ibiheri, ahubwo juice turi bukoreshe twayiseye muri blender ni nayo turi bugende dukamura tuyitekesha iki gikoma. Okay, mureke noneho tugende mbereke ukuntu ibintu bigiye kugenda. Okay, sawa, tukaba twagiye. Okay, hano mfite isafuriya yanjye, ndaza kuyizana hafi kugira ngo mubibone. Okay, kuko iki gikoma ugitangirana n'amazi akonje. Reka nze noge intoki. Mbere byose ni ugukata iyi bite kugira ngo mwese muri kuyireba, uduce kugira ngo mbashe kuyisya neza muri no blender yanjye. Guys, mumeze mute aho muherereye hose? Ndashimira abantu bose bakomeje kureba ibiganiro byanjye. Ariko guys, ese niba muba mwabikunze mwambwira, cyangwa se niba mutanabikunze mwabineze mwanambwira, ntacyo bitwaye pe. Ndi hano kugira ngo nige namwe mwige, ntabwo ari uko nzi byinshi kubarusha. Okay, reka dutangire noneho. Twagiye, ndabanza shyiremo hano.
yes. Ubwo ndakoresha amazi akonje, kambibutse yuko kirabyimba cyane pe. Ukoresha agafu gake ariko igikoma kivamo nawe uyoberwa aho kivuye. Iyo utabyiteguye rero usanga wumiwe, niyo mpamvu. Ikintu kigiye gukurikiraho rero ni iki. Tumaze gusya beets zacu, ubu noneho ikintu tugiye gukurikizaho ni ukuyungurura dushyira muri ya safuriya tugiye gutekamo. Ariko reka mbanze mpanagure hano. Ngewe ikintu nashatse kubereka gato, hari juice ndibuze kubika, ndibuze gukoresha bwa nyuma kugira ngo nze n'igishya nikimara gushya ndaza kuyimena hejuru. Iyi ndayibika. Ndaza kuyikenera nyuma. Ndayimena mu gikoma cyahiye kugira ngo iyi nubwo iraba yatetse igikoma, iyi iraza kuba fresh, noneho kurefreshinga, kuza koroshya, yongera ya ntungamubiri y'amaraso itabashije gutekwa ikiri nzima. Ubwo rero twe twagiye. Okay? Ya, katuyungurure. Hano kugira ngo muri kureba ukuntu bimeze. Ndi gusya. Eramwo amazi kugira ngo twagiye. Noneho nkasuka muri ya yindi ikiri mwaha. Guys, bikirimo kara. Ndakenera amazi menshi yo gukora iki gikoma. Za ntungamubiri zijye muri ya mazi tugiye gukoresha igikoma cyacu cy'ababyeyi. Okay? Ntimujye kure. Bangerageza mbagezeho utuntu n'utundi mutari muzi, cyangwa se niba wari unabizi wongere ubirebe, kandi nawe ikintu cyose uzi natwe ujye utubwira, utugire inama. Okay? Ntabwo turi hano gusa twenyine, si njye njyenyine watanga ibyo mwakora, namwe mwambwira icyo nakongeramo muzi. Iki gikoma nugikora ndakubwira ko amashereka umubyeyi yarabuze arahita ashibuka. Rero ibi urabibona, ngiye kubishyira muri garbage. Juice yacu imeze nk'amaraso. Okay? Ubu rero tugiye gushyiramo ifu. Nitumara gushyiramo ifu, turabanza tuyicishe gutya. Ariko ngewe akenshi na kenshi kugira ngo making sure ko yewe ndabanza nkayiyungurura. Urabona ko mfite utuyungirizo twinshi, nkagira gutya kugira ngo ngerageze gukuramo utuntu tw'utubumbi. Ibi ni ibiheri. Koma umuntu anywa ukumva harimo ibintu by'ibikatsi ku mpande, ku buryo n'umubyeyi yumva ashaka kubigarura. Oya, tugomba gukora ibintu byiza bisukuye. Okay. Nibaza yuko twarangije hano. Noneho icyo tugiye gukora ni uguteka. Gusa ndabanza nkoroge gutya kugira ngo nevite, kubera ko nayunguruye nta bikatsi birimo cyangwa ibiheri. Niyo mpamvu uri kubona ko igikoma cyanjye kimeze gutya. Okay. Noneho rero ubu ushobora kugenda nkatereka ku muriro. Okay? Yes. Tukaba twagiye.
ushyira ku muriro uri medium. Iyo umaze gushyira kuri uwo muriro uri medium utangira ushigisha, kuko nababwiye yuko iki gikoma gifata cyane kandi vuba. Niyo mpamvu ugomba kuba careful n'ibyo ukora kugira ngo kitazana ubumba, kandi ntabwo ugomba kugishigisha uzana gutya ugarura gutya uzana gutya, ugendera uruhande rumwe. Nibwo buryo ki bakora igikoma cy'uburo. Mbese guys, murabona ko igikoma gitangiye gufata, bya bindi nababwiye ko gifata cyane. Wakumirwa, wamenya se ko ari kagafuna nakoresheje? Ntabwo ushaka kubimenya. Hagati aho rero iyo kigenda gifata, umakinga sure ko ufite amazi ku ruhande uba watetse, ukagenda wongeramo, kuko ushyizemo amazi akonje gisubira inyuma. Ngewe rero amazi yanjye nayatetse ngaya muri kano kantu yaratetse rwose, ariko kuko ntabwo kigomba koroha cyane, ngenda nkora urugero ngewe nifuza, ko ababyeyi ntabwo bakunda ikintu gifashe cyane nanone. Kandi ndabibutsa ko iyi millet iragenda ikabyimba pe, ukayoberwa niba ari isashi yose wakoresheje. Kandi ibi ni ibiyiko bike cyane bitarenze 6 binini. Niyo mpamvu ugomba kumakinga sure ko isafuriya wakoreyemo n'ibibyimba biri buze guhiramo, naho ubundi bishobora kuguta amazi. You have to make sure if you have a big pot where igikoma cyacu kigomba gushya neza kugira ngo kitatera umubyeyi ikibazo mu nda, kandi iyo kimuteye mu nda ikibazo n'umwana bimutera mu nda. Nawe ubwawe utarwaye ushaka kwivura ufite amaraso make cyagutera mu nda. Guys, muri kureba ukuntu cyabize pe, kandi rwa rufuro nababwiye murabona ko ari ntarwo rwagiye pe. Hano rero igikoma cyacu cyahiye. Iki gikoma cyacu ababyeyi bacu bo bavangaga cyitwa sosoma, bagafata intuza impeke nyinshi bakavanga. Kirana gikoma nacyo ni intungamubiri. Ubundi umubyeyi n'uwonkeje gusa wayabuze nyine nta kundi byagenda, ariko uragerageza nyine byakwanga ukabona kumuha amata, ariko wagerageje gushakisha ibintu bizana amashereka. Kandi igihe nanone ufite amaraso make ukamenya yuko ugomba kwifatara kugira ngo umubiri wawe umererwe neza. Yes, noneho igikoma cyacu kirahiye. Mureke noneho turebe ukuntu ngiye kubigenza. Hello guys, igikoma cyacu cyahiye, niyo mpamvu mubona nkizanye hano ku meza. Ubu reka mbereke uko kimeze. Sinzi niba muri kubireba. Iki nicyo gikoma mbazaniye, cyahiye pe, keretse ibyo mudashaka. Ubu noneho ikintu ngiye kubakorera, ngiye gufata ya beet juice, noneho nyongeremo, kuko iyi ngiyi ntabwo yatetswe. Urumva ko iyo umuntu atetse ikintu hari intungamubiri zihinduka. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo mbereke noneho narangije kuyiteka ukuntu menamo ino beet iri fresh, ubundi tukanywa igikoma cyacu. Okay, uyongeramo nyuma wahishije. Hanyuma ugakoroga. Ahaho rwose ubukoze umuti nyawo. Iyo birangiye, yes,
iyo birangiye uravanga, wamara kuvanga ugashaka uburyo ki noneho ucyarura. Sibyo? Ahangaha igikoma cyacu cyarangiye. Okay, mugire ikibazo, impamvu nuko iri fresh, hakaba hajemo aka gafuro, kuko iyo beet iri fresh niyo yari iri kongera intunga mubiri z'amaraso. Okay, nimugire rero ikibazo uvuga uti se ko hajemo rya furo watubwiye. It's okay, this is healthy juice, natural way, itatetswe. Okay, nihangana. Okay, impamvu nabikoze no kugira ngo mbereke nyine ko ugomba kuyongeramo nyuma. Okay, noneho ukasavinga igikoma cyuzuye intungamubiri zose. Noneho hano ngiye kubereka uburyo ki ngiye kwisavinga, mbumvire ukuntu iki gikoma kiryoshye. Hano nateguye akantu ko kwaruza kugira ngo ntamena. Yes, yenda nagikunda cyane. Kambe negejeyo rero iki ngiki kugira ngo mbumvire. Okay, ngewe rero nshobora kukinyweraho nta sukari. Okay, nshobora kuba nakinyweraho nta sukari, cyangwa se nkongeraho akuki gakeya ko kugira ngo numve ako kantu gato cyane. Ikiyiko gatoya, 1 spoon of sugar. Okay, noneho nkakoroga. Kiracyashyushye, niyo mpamvu nshaka ngo gihore kitanyotse. Ariko ko nongereyemo ya juice iri little bit cold, ntabwo gishyushye cyane. Noneho twagiye, reka mbumvire ukuntu igikoma kimeze. Guys, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. So yummy. Yewe muntu utaragerageza igikoma nk'iki, gerageza, niwumva byakubihiye uzambwire ngo Flora Gwiza yarababeshye. Utanywa igikoma wese yakinywa. Noneho niba utanakinywaga ukumva ko harimo iron yongera amaraso, fatirana. Muganga ataraguha imiti, muganga ataragutera amaraso, mana bigeze kumbwira ngo bazantera amaraso ariko narabyanze. Nkomeza ndwana n'ibyo ndya bifite intungamubiri, kuko hari umwana wacu we bamuteye amaraso. Ariko ngewe amaraso kugira ngo bame amaraso y'undi muntu yego byashoboka, ngeze muri emergency ndi hafi gupfa. Ako mu gihe nyumva ko gikomeye, nshobora kugenda gushakisha ibintu nakuramwo amaraso ari natural way, batanteye amaraso y'undi muntu, reka nkomeze niyiteho. Nawe rero ndagushishikariza ngo wiyiteho igihe kitararenga. Kandi nawe ufite umwana, nukuri haguruka umwonse, shakisha aya ububuro, ushyiramo beet, ugira amaraso, hanyuma n'amasherekaze, kuko amashereka araza akikama ukayoberwa aho avuye. Guys, kera twaburaga amaraso tukayoberwa impamvu, ariko ubu noneho YouTube yaraje, abantu batubwira ibintu wafata kugira ngo ubone amaraso. Gerageza nawe rero. Okay,
guys ndabashimiye cyane ku muntu wese wakurikiye, nizere ko iyi nkunga mbahaye ibanejeje. Ku muntu wese wari ufite ikibazo cy'amaraso, ku muntu wese wari warabuze uko yonsa umwana, yarabuze amashereka, guys Flora Gwiza azi egrama ndabazaniye agashya, ngaho mugerageze murebe. Murakoze cyane abankurikiranye mwese. Ngende Canada banyita Flora Gwiza, wowe uri hehe? Ndagira ngo utange komenti, kandi ndabanezerewe cyane. Imana ibaha umugisha cyane kubwo kunkurikirana, kuko muba mufite byinshi mwareba ariko mugahagarara mukavuga ngo reka twumve ibyo uriya mubyeyi azanye. Ndabashimiye cyane. God bless you. I love you so much and see you again soon. Mwah.